ntabwo ngewe umuntu wambara ikibuno rwose kubera iki bazajya unyurwa. si uko se umuntu yambara isutiye none se kwambara isutiye bivuze ko utanyurwa. mbo kuri iyo ngingo rero njye ntabwo nemeranywa nawe. wowe udafite ikibuno muri iyi minsi mana we niwe kibazo mu bantu. murakaza neza kuri channel ya Nyiramariza wanyu. Twizere ko mumeze neza abakunzi ba channel ya Nyiramariza. Twari tumaze iminsi tutaboneka, nari maze iminsi ntafite umutumirwa, nari maze iminsi mbese bitari kugenda neza, ariko uyu munsi nabazaniye umutumirwa araza kubibwira ubwe, araza kwivuga, turaza no kuvuga kuri sujet cyangwa se subject cyangwa se ingingo turi buze kuganiraho uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, uyu munsi ni umunsi mwiza, twiyemeje kugaruka imbere y'abakunzi bacu tubazaniye ibyiza gusa, kuko nibyo bibakwiriye, mukwiye ibyiza, mukwiye kuba muri beza. So nagira ngo mbahe ikaze rero kuri channel yacu. Nkuko bisanzwe rero muba muri kumwe nanjye Liza McDowell, ariko uyu munsi nkuko mubibona ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Celine aka Balbi. Bite gutya. So Celine aka Barbie. Akazina ka Barbie. Akazina ka Barbie. Barbie bivuze iki? Barbie ni aka nickname keza. Abarizi barabizi. Ubwo abatabizi? Abatabizi bazambaze. Ariko gusa ni aka nickname keza. Barbie. Barbie nari nzi ko ari ibintu by'amakatuni. Ni ibintu bijyanye n'amakatuni. So turi kumwe rero na Barbie. Barbie, tuguhaye ikaze kuri channel yacu. Murakoze cyane. Mbere tukwakiriye. Tuguhaye ikaze, wumve nyine wisanga, wumve utuje, nyine wumve ni karibuni, uri mu rugo. Murakoze cyane. Ni meza, ndakomeye. Urasa neza. Thank you. You are welcome. So muri kumwe na Liza McDowell ndetse na Celine Barbie. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku kiganiro cya Slay Queens. Kuri Slay Queen. Yego. Slay Queen uyumva nk'iki muri make? Wowe iyo umuntu avuze ngo Slay Queen, wumva Slay Queen ari iki? Mbo Slay Queen, ubundi iryo jambo tujye tubanza tunamenye Slay Queen bivuga iki. Ubusobanuro byabwo. Yego. Slay ni sukunyerera. Simbizi. Slay ni ijambo rivuga kunyerera. Slide bikavuga rukumva kunyereza. Noneho Slay ubwo ni mufata nka queen nyine mbese unyerera. Ariko inaha babi sinzi ko inyito babihaye, bashaka kubyitiranya bakavuga ngo Slay Queen ni umuntu wigurisha. Abenshi cyane bashaka kukubona nawe bakavuga ngo nguri Slay Queen kubera kuntu you look good, meze neza, bakakwita Slay Queen. Ariko ntago byakakwiye kuba umuntu wamwita Slay Queen utamuzi, utazi icyo akora, utazi njya mbona ukabona nk'umukobwa usa neza, umukobwa mwiza, umukobwa wambaye neza, umukobwa ufite aka makeup kiwe, ukayakumva ngo kuko ngo ari muri resto zihenze, ngo umukobwa afite iPhone nziza ihenze, ngo ni Slay Queen. bikunda kuvugwa cyane, ariko gusa nyine hari n'igihe aba ari Slay Queen ariko ubona ari on top kabisa, ukavuga uti umva uriya ni umuslay. No, ariko umuntu wigurisha n'umuslay ngira ngo n'abantu babiri batandukanye. Umuntu wigurisha aba nyine yigurisha, abafite inyito bamwita, ntabwo nayivugira aha ngaha. Ariko umuslay sesi nibaza ngewe Slay kugeza n'isange ntabwo nzi ikintu bisobanuye. Slay rero sinzi wenda abantu badukurikiye barazana no kutwandikira muri comment. Ubundi mutubwire Slay Queen ni iki? Kuko ngewe njya mbona abakobwa basa neza, bambaye neza, bagaragara neza, aka makeup keza, agakweto keza, n'agashakoshi, ukajya kumva umuntu
baravuze ngo ni slay queen, ngo ngura mukobwa ngo ni slay queen. Why? Kubera ko abaho ubuzima bwiza? Cyangwa impamvu, njye wumva impamvu ntekereza ko bita abakobwa slay queen nuko bareba bakavuga ati wenda uwo mukobwa nta kazi afite, n'urugero siyo, bakavuga ati uyu mukobwa nta kazi afite, eske iyo telefone ya iPhone ya 2 millions yayikuye, uwo mwenda uhenze yawukuye, ese izo restaurant zihenze zikomeye azijyamo azijyanywemo nandi, so bakahita babita rero ahubwo kereka aba slay queen babise nk'abakuzi b'ibyiyi, abakuzi gusa nyine hari nk'ukuntu uba ubona nk'umuntu adakora, urukumva yibeshejeho atwara imodoka, urukumva abantu benshi bakamwita slay queen, ariko njyewe ntago iryo zina ntago njye ndishigikira. Umuntu yakwitwa slay queen kandi abo bantu banamwita slay queen ni abantu baba batanamuzi, urukumva urajya kwita umuntu slay queen ntumuzi, nta kintu na kimwe umuziho, ntaranakuvugisha, ariko ukaba wamuhaye izina slay queen, slay queen, slay queen. How? Ariko hari n'abakobwa bakora bita bakora ugasanga umukobwa arakora ifite akazi ariko bamwita slay queen. Aho ngaho donc ahubwo bishoke kuba ahubwo umenya hari nk'ishusho ya slay queen bafite, bishoke kuba twebwe tutazi slay queen icyari cyo. Birashoka kuba mu Rwanda cyangwa kuko mbyumva kenshi mu Rwanda na hehe. Reka dutanga urugero nko kuri Zari bamwita slay queen, kandi Zari arakora, Zari ni business woman, urikumva arakora, afite university, afite ibikorwa bigiye bitandukanye, afite inzu nziza, afite iki, so kuki bamwita slay queen? Urano ugasanga nawe kwa slayinga cyane ra ntabwo ujye ukunda kubona utu video twe iki ari kumwe na wamo slayinga no kwifata tu video guslayinga. Ntabwo nanjye muri make ngewe bafana beza muze kutubabarira mutubwire ijambo slay queen risobanuye iki, umuntu uri slay queen yitwara gute, umuntu mbese kuko usanga ngo uruhero urugero rundi. Hari abakobwa benshi bo mu Rwanda, reka tuvuge nka Bashabe, Kate Bashabe ni umukobwa ufite business yiwe, acuruza imyenda, acuruza ibintu byinshi bitandukanye, ariko ukajya kumva abantu ngo urase ngo sisireye how, kandi umwana afite akazi ke akora agize ute. Nka Shadibu yari afite restaurant bakajya bamwita ngo ni slay queen gute, kandi akora slay ni slay singe n'ubu ntago ndamenya signification ya slay queen, ntago ndamenya nanone iyo mvugo dushaka ko inacika mu Rwanda, izacike vrema kuba ubona umuntu ngo nuko ngo akeye, nuko afite imodoka ye, nuko ngo bukamwita slay queen. Noneho n'ubu umukobwa ukeye wambaye nk'iri herena ryanjye, urumva ubu ushobora kugenda nk'ahantu ngiriya ngo asireye ngibiki kibaza ukavuga uti my god, ubu nawe uri slay. Umva hari abanyita bayinyita banasoni nacyo, ariko ubu nawe uri duhagarike kwita abantu slay queen, ntabwo tuba tuzi icyo bakora. Kandi rega sheri niye wowe ugiye kumenya umuntu gute, urinjira mu buzima bw'umuntu hawe wamenya ibyawe, urumva that is true, warangiza kumenya ibyawe ukaba nako nta nibyo kumenya iby'abandi. Ubu life turimo muri iki gihe ni life isaba kwimenya, ukiyitaho, ukikunda, urumva ukagira wealth, like ubuzima buri wealth, urumva nta bintu byo kujya kureba abantu, byo kujya kuvuga abantu. Icyo kintu numva ataba ari ikintu cyiza. Ngewe wowe ubundi ubikora ute kugira ngo use neza, uba ufite agapo keza gutyo ukeye nyine? nta kindi ni ukwikunda, ukavuga uti, kandi hari abantu batikunda, hari abantu batikunda bari no kutureba aka kanya. Guys, ikintu nagushishikariza, ikunde. Niwikunda uzabona no gukunda mugenzi wawe, urukumva, kuko niwiyanga buriya umuntu atanga icyo afite, urukumva. Ntago ngewe nzaza kugukunda nta rukundo mfite, urukumva. Nubwo tuba twarahuye n'ibikomere n'ibiki byinshi, ariko urukundo ujye urugumana, urukumva, kuko n'Imana ni urukundo, urukumva, kandi yaturemye mu rukundo. So ujye ukundana, kuko ujye ugira urukundo, kuko bigufasha kugira ubumuntu. Icyo nicyo cya mbere, bigufasha kuba wabanira na mugenzi wawe neza, bigufasha kuba
wagira ubuzima buzira umuze, urumva, ukabasha kwiyitaho wowe ubwawe ku giti cyawe, ukabasha kwiyitaho mu buryo buri physically, ugakora exercise, ukarya neza, kwiyitaho mu bijyanye n'imirire, ukamenya uyu munsi ndarya iki, tutavanga ibintu, ugasanga twariye umuceri, twariye ibintu byose bisa nk'umuceri, bifite iriya amavitamine y'umuceri, ntabwo aba ari byo. Uba ugomba kwiyitaho kuko kurya neza bisohokera mu ruhu. Urumva ushobora gukira ukavuga uti nisiga aya mavuta, ntayo, nisiga amavuta asanzwe, ariko kurya neza bisiga kamovite. Abantu benshi ko bakunda kubeshya movite. Ese n'ukubera iki? Kuki abantu babeshya ngo bisiga ngo movite, ugasanga umukobwa arasa neza kandi uko muzi, kandi naho siko sinzi impamvu abakobwa bakunda kubwizanya ukuri. Hari igihe nshobora kubaza kugirana amashyara ahari, ubanza nkubwiye icyo wisiga nawe ugasa neza byambabaza. Njyewe rero ntabwo byambikora ngo kwanga abakobwa, kuko njyewe icyo nkorera si cyo wowe kigukorera. Si byose ra ushobora kundangira ayo mavuta ntankorere. Kuki utambwira amavuta wisiga, uri kumva, noneho nanjye nkagenda nkigerageza. Ariko imibiri y'abantu ntabwo yakira kimwe, ntabwo yakira kimwe. Niyo mpamvu birimo muri bya bintu byo kwikunda, kwimenya, uri kumva. Abantu tuba dufite like skin zitandukanye, uri kumva. Rero uba ugomba kumenya ufite uruhu rurimo amavuta, ufite uruhu rutarimo amavuta, ukamenya ni gute umuntu ufite uruhu ruri dry yisiga amavuta ameze gute, umuntu ufite uruhu rurimo amavuta yisiga yayo. Ukamenya kuko hari n'impu zigoranye ziba ziringaniye zirimo hagati, nkanjye mfite ururinganiye. Rero ariya mavuta aba akunze kubamo amahydroquinone, ntabwo ari amavuta ngo njya nkorera kabisa. Ntabwo mwakorana. Nkunda kwisiga amavuta agira uruhu neza. Gusa ntabwo wisiga movite. Oya, movite yo naba mbabeshye, ntabwo yo nisiga movite. Ugahura n'umukobwa mwiza, uranamuzi, muzi kuva kera rwose, uramuzi nta birenze. Salut chérie, ça va, umeze ute? Meze neza. Sha usigaye usa neza. Njyana umukobwa ageze kubinkora, ndabwa shama nawe urasa neza. Nta nubwo yamubwiye ngo ayo mavuta ayambwire nyagore, kuko ni umugore w'umukire, ntabwo amavuta yari yisiga, ngiye ntabwo wenda nari kuyigondera. Ntabwo bagura ayo mavuta turuwasa ibihumbi, niyo bagura. Arahenda, aba ari expensive cyane. Ukisiga amavuta y'ibihumbi 300 turuwasa. Ayo ni amavuta. Ariko hari utundi tuntu nabonye, hari abantu bazi kwita ku mpu zabo, seri, hari abantu bazi kwita ku mpu zabo ku buryo usanga akabati kava hano kakagera ahangaha ari amavuta y'ama maso, ugasanga afite amacupa nk'icumi amavuta y'ama maso. Ukabona niba agiye kuryama ari isigutu, niba amaze koga iyi sabune ari isigutu, niba amaze afite nk'amasabune nk'angahe. Uvuga se ubu ngubu kuki abantu, hari abantu bazi kwitaho, seri, hari abantu bazi kwitaho, azi wenda kwambara, reka tubireka, ariko wenda kwambara buriya habaho kuberwa, kwambara habaho kuberwa, habaho kuberwa, ariko kwisiga, kumenya uruhu rwawe mon cher, biba bigoye ku buryo abantu badakunda gusoma. Njye mbashishikariza wowe ukunda gusoma, ukunda ibitabo, bajye basoma bamenye uruhu rwanjye rumeze gute, umenye amavuta wisiga kugira ngo guys twicire uruhu. Hari abantu hanze aha impu zabo zapfuye kubera aya mavuta mabi, kandi kubera mind ubujiji niko nabwite, ukumva kubera kutamenya. Guys tumenye turakora iki mu gihe gikwiriye. Wiyiteho, buri umumama usa neza, umukobwa se usa neza, ntabwo rega, kuko nk'ubu hari nk'abantu b'abamama batazi kwiyitaho, seri, ugasanga abasireye queen twavugaga, hari abasireye queen ubu usanga, sorry ndabivuze kandi ntabwo nkunda iryo jambo, abo bita ngo abasireye queen, ugasanga nubwo yisiga agake ariko agira umwanda. Abenshi bakunda kugira ziriya nzara ndende, ziriya nzara buriya abantu benshi barazikemanga, kuko abantu benshi bazigira. Wowe urazifite? Kare cyane.
abantu benshi bazigira nyine birabagora gukora isuku. Really? Birabagora gukora isuku kuko ntabwo wambwira ukuntu ufite inzara zigeze hano aho babandika wambara gutya ukabandika ukongera ukabandura. Nanjye nari zifite abenshi baragira bashyiraho zirazigumaho ku buryo hari igihe usanga badasasa. Ntabwo waba ufite ziriya nzara ngo usase zitazicika kandi urabeshya guys barabizi kandi watanze amafaranga menshi kuko ziriya nzara kuzishyiraho biba bihenze sibyo. Ziriya nzara kuzishyiraho ni like si 10,000 ariko bwizo ni zose zoroheje zose ukuboko kumwe ni 5 ukundi ni 5 aho nahamake zingana aho nahamake aho nahamake biterwa n'amasaro. Ugiye ahandi baraguhenda ya no gusa neza nagaru kwishyiraho ziranzara. Ikintu wenda dushatse kuvuga aho ngaho yarashatse kuvuga ko abantu baba bafite ziranzara kenshi akoseseri nibyo. Ntabwo abantu bafite ziranzara biyitaho cyane, ntabwo bazi isuku neza. Ntabwo isuku irabagora rwose, nabo barabizi kuko ntabwo waba ufite ruriya rwara umbwire ngo urakora umurimo wo mu rugo nibishoboka. Nabakoze ibyombo ibyombo wabyoza gute? Ntabwo biriya byombo wabyoza urafata gutya ntuza ugashyira hamwe zirashenana sheri zirashenana kuko nanjye sometimes mugihe nzishyiraho ariko nk'iyo like ugiye ahantu muri event ngiye nko mu kirori urukumva wazishyiraho. Ntabwo ari mbi kuzishyiraho ariko nk'abantu bazikobwa banasa neza nanjye iyo ndushyizeho mba nsa neza ariko kuzihorana full time ntabwo ari ikintu cyiza. Cyangwa bashyiraho za zindi zibandika gusa zirandende kuriya wazishyiraho zikamaraho igihe. Ziriya bazishyiraho ziracikagurika barabimenyereye. Hari igihe babimenyereye. Hari uwo nigeze kubaza arambwira ngo we ngakora ngo n'imirimo ariko birancanga. Ukora imirimo gute ufite izo nzara nshuti yanjye? Barabimenyera. Ntabwo wambwira ngo urabimenyera gute kuko abenshi ntabwo wagira ziriya nzara nta mukozi ugira. Ibyo nicyo cya mbere urukumva. kandi no kuba ufite umukozi rega ntabwo umukozi akora ibintu byose. None se umukozi azaza agusasira ukumeseye n'amakariso wapi? Ziriya nzara rwose zigomba gucika. Oya ntabwo zacika kuko ntabwo wabuza uburenganzira bw'umuntu. Buriya umuntu aba afite gushyiraho ikintu ashaka mu buzima bwe. Ariko se tuziganire ziriya nzara buriya nanjye ndabitekereza. Ziriya nzara ni ikibazo kuko ntabwo ziriya nzara waba zifite ugaheka umwana we wamuheka ute? Gusa umuntu ufite ziriya nzara aracyaheka umwana yaracukije cyane ntabwo arabyara. Ibintu byahinduye isura Lisandra, ibintu byahinduye isura mu buryo kabisa ugasanga umuntu w'abantu bose basigaye bazishyiraho tarebeye bose. Ariko ni ubusirimu nyine ni iterambere abantu bagenda erega iyo ibihugu biri kugenda bitera imbere hagenda hagaragara utundi tuntu dushya udukoryo nizo nzara rero ubwo wasanga nyine ari byo bintu bigezweho. Rero ikintu cyose kigezweho guys ntabwo aba ari ikintu cyiza. Urukumva ntabwo ibintu byose bigezweho zirukankana nabyo gute? Oya hari abantu bagendana n'ibihe. Ntabwo mvuze kutaba update. Urukumva ba update umenye iki kigezweho, umenye iki ni gishya. Urukumva ariko ntabwo ibintu byose bishyashya uzabijyamo. Nk'abo ari abakobwa rwose bitangwa abasire queen. Nimba haje inzara nimba hazi iki nimba arizo bigirira gusa. Nk'ubu hari nk'umuntu hari nk'abantu gusa bakunda ibintu bishyashya byaje. Urukumva hari nk'umuntu waratunze nka iPhone kuva kuri gatatu buri uko version igenzeze ahinduka akayitunga akaba agiye kuri 16 akaba yiriho kandi my dear nta kintu ubona mu buzima bwe kiri happen. Ntabwo bishoboka. True. Baratubwira muri comment. Uzi ko iPhone 16 igura miliyoni niba ari ebyiri. Ni igishoro noneho abenshi muri twe nubwo tuzi gukoresha izi telefone. Urukumva ugasanga ufite iyo phone ya miliyoni ebyiri eshatu like ntabwo mbizi ariko wirirwa wifotora wiri guscrolling kandi wakabyajeho umusaruro. Kandi wakabyajeho umusaruro. Wowe ufite yangahe? Njye mfite phone yindi tari iPhone ariko nyine nayihenze.
oya kuba guhenda rega ntacyo bimaze va kuba scroll none se ntabwo ducata ntabwo telefone akazi ka telefone ni akahe ni ukwandika guhamagara no kwitaba ibyo phone rero mfite irabikora urukumva oya ngenda ndashaka kumbwira igiciro cya phone yawe ufite oya kukubwira igiciro cya telefone yanjye ntacyo biri buze kukumarira ngenda jya kuko rega ngo nuve kutari slay queen menya hano ngushyira ngenda ndashaka kumenya hano ngushyira eske uri slay queen uraciriritse uraho uri muntu urakazuyazi uri iki mu bantu njyewe rero ubibona uti ntabwo phone ari inshyira kuri standard sheri oya sha ntabwo phone ari inshyira kuri standard phone igaragaza umukobwa uko ahagaze yego phone ihagaze niba ufite abantu batekereza nkawe umva abantu batekereza nkawe umva wapi muze gutubwira muri comment iyo ubonye umukobwa afite telefone nziza uhita uvuga ati uyu mukobwa ahagaze neza iyo ubonye ufite umukobwa tuvuge nk'umuntu iPhone 5 subira cyabaho tuvuge niba ubonye nk'umuntu ufite ka iPhone 5 njye hari uwanze ufite 4 n'ubu atacyafite 4 ibimeze njye ntabwo nyizi nayuzi imeze gute oya urumva njyewe ntabwo nigeze ntunga iPhone cyane okay oya nongeyeho cyane ntabwo nigeze ntunga iPhone cyane ariko nitunze kwako ejo bundi nta n'umwaka ngiye mfite wese wowe harya ufite kangahe wowe ufite iPhone kangahe uri bigega mfite kangahe seri cyane ize kuri 16 uko nawe mbese ndisire ko arizo zitunga 16 yego niko numvise bavuga nawe ariko njya mbona buri mwaka uhinduranya phone oya ntabwo ndaya kuri urwo rwego kuri 16 nahinduye kabiri 16 se wumva uzayigura nka ryari ntabwo nzayigura vuba gusa nzayigura maze sheri ngiyeho telefone rero mfite ni phone ihamagara ni phone yohereza message ni phone scrolling ibyo ushaka n'ibyo udashaka sibyo nkohereza email nkakira izindi urukumva nkandika message ikagenda ukansubiza ako se ubundi niba bibaye urukumva niba ushaka ifoto snap yahari kandi wajya no muri studio wareba batanga kibiri cyawe niyo utatanga kibiri watanga gazi mu kabiri oya telefone igira kamera sheri urumva ubiterwa nyine na telefone yariyo nibyo ndi kukubwira kwifata selfie gutya snap yarabikemuye abenshi snap yarabakemuriye sorry abenshi snap yarabakemuriye yewe snap ihindura umuntu ukabona umuntu ntaje nyine ukabona aracyari kwameze nk'agapupi ntabwo si ukunda snap shana ntabwo njya nkoresha snap njye irampindura nyine ukatubona urasa nk'akamarayika ukatubona urasa neza cyane ubeshya abantu iyo rero iyo uhuye n'umuntu ukuzi bakakubona visa batavuga se uyu nguyu ni uko asa ukabona nyine biragutunga njye rero ntabwo nkunda ibintu byo kubeshya abantu oya kare wigeze kumbwira akajambo Serine ngatekerezaho kandi koko numva ngo niko ba ukuri ikunde bukuri sibyo hari akose umva nkubwira hari slay queen ngo zambara amabuno none ibyo bya zambara amabuno noneho ni ukuhitereshaho sheri uba hehe ntabyo uzi hari iziciriritse yambara amabuno banza iciriritse umva yambara amabuno iciriritse cyakoze nimba uri ku rwego rwa slay queen ukaba warambara ikibuno my dear ntabwo ngewe umuntu wambara ikibuno rwose kubera iki si uko se umuntu yambara isutiye rero cyo kwambara isutiye bivuze ko utanyurwa kuri iyo ngingo rero njye ntabwo nemeranywa nawe sibyo kuko ni uko wisiga makeup ukishyiraho tuno ku munwa ukishyiraho hano ikibuno gitwaye iki kucyambara aho kugira ngo ukoreshe biriya ujye muri Nigeria cyangwa naho njya numva bavuga bigatemba bikazamo inyo no kwambara ipamba wakora iki njye no kwambara ipamba gusa biriya bintu biranjye ni urundi rwego ariko umuntu uvuga ngo urashaka ni ukwihindura ni ukwiyoberanya wowe wiyoberanyije ko dushyiraho amaperike nabyo turiyoberanyije nabyo uriyoberanyije okay noneho byose tuzabireke ujye unyurwa nawe ubeho na tihera uri kumva
ubeho natirere naturel gute se kandi dushaka kuba beza regara ibintu dushaka kwiyongera icyo kibuno cyo ntabwo nakigushyigikira ntabwo nakigushyigikira ibibuno tujye twiyambarira ibibuno rero abantu batagira ibibuno tuzabaho gute ariko nawe menye ugishyigikira ngende gishyigikira nta kintu ikibuno gitwaye aho ujya kwibagisha uzana inyo oya wameze uko umeze mero ushobora kugaragara neza muri sosiyete ariko mana we dufite sosiyete itwangiza seri mera uko umeze urukumva wowe udafite ikibuno muri iyi minsi mana we niwe kibazo mu bantu ariko nyine reka iyo ngingo tuzayivugeho ubutaha tuzabaye pati 2 tuzabaye ka pati 2 reka tuzabaye ka pati 2 bazanire n'ibibuno kandi guys umuntu urangiza kino kiganiro atubwire muri comment icyo ashaka yego tuzabahe n'ibibuno tuzazana n'ibibuno muhitemo turebe icyo abantu bakunda cyababera kwambara nyine hari amoko menshi hari icy'amataye hari n'iki kibuno hari n'abantu bafite kimeze umubiri kimeze nk'umubiri sinzi nimba warabizi ikihe noneho hari ibindi byaje bimeze nk'umubiri bitepeta ngo wicyo ntacyo bitepeta nayo Tanzania ariko wecyo ntacyo nzajyayo umva inaha mu Rwanda ntabihaba tuzajyayo Tanzania uwazabizana se ngo twabicuruza shashe ntabwo nzagushyigikira genda bizana mbicuruze umva mumbabarire mu commenting mwandike umuntu urangiza ino video turamuhemba ni ukuri ayandike ngo ndayirangije ubundi turabaha nimero umva mbabwiye nimba mushaka ibitekerezo niba mushaka kutuganiriza mushaka kuduha ibitekerezo ushaka kutugira inama ushaka ko tuganira ufite inkuru yakubabaje cyangwa umuntu yakubabaje uzatwandikire muri comment hanyuma tuguhe nimero ushobora guhamagaraho tukakuvugisha murakoze rero tuzagaruka tuje kuri pati 2 jewe na Serine tuzaba tuzanye ibibuno tuzaba tuzanye another banga sibyo indi banga noneho itwika guys mudukunde mudukurikire mwatore mukadufollow ko turi abantu sibyo mukore subscribe aho hepfo umva hasi mukore subscribe kandi guys mujye mukora share ibi biganiro bijye bigera ku bantu bose kuko hari abantu bakira seri tujye tuvuga no ku ma depression niyo tuzavuga naho tuzabanza pati 2 tuzabanza dukore pati 2 depression y'ikibuno depression tuzakora ikindi kiganiro hanyuma pati 2 tuzagaruka tuje kuvuga kuri Slay Queen mutubwire kujya kwibagisha kujya guteresha amabuno kuyambara gushyiraho mbese tuzaba dufite story nyinshi sibyo see you guys ciao